Okay, twongeye kubasuhuza nanone tunabaha ikaze muri kino kiganiro bakunze mwese ba Staro Technology. Aka kanya rero tukaba tugiye kubereka uburyo ushobora gukoresha Facebook app cyangwa se application ya Facebook mu ibara ry'umukara ariryo twita dark mode. Ubundi rero icyo tubasaba ni cya kinini no gukora subscribe niba utari wayikora, ndetse ukanakora share ugasangiza abandi kugira ngo nabo bibashe kubageraho, babashe kubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga. Nyuma y'uko rero WhatsApp izanye dark mode cyangwa se uburyo bwo gukoresha mu ibara ry'umukara, aka kanya rero Facebook nayo yaje kuba yashyiraho uburyo bwo kwikoresha mu ibara ry'umukara. Ibi rero akaba ari uburyo tugiye kubereka uburyo bikorwa. Ubu rero tukaba tugiye kubereka uburyo bikorwa. WhatsApp rero dark mode yari isanzwe ikoreshwa cyane cyane ku bakoresha Android beta. Ibi rero bikaba bivuze ko WhatsApp dark mode yo yari isanzwe ihari bisanzwe ku bantu bakoresha WhatsApp. Aka kanya rero Facebook nayo ku bakoresha Facebook Lite app nabo aka kanya bashobora kuba bakoresha dark mode kuko nabo babashije kuba bayishyirirwaho. Ushobora kuba ukoresha Facebook isanzwe ariko aka kanya ndagira nkubwire ko ntago bishoboka. Aka kanya babaye bayishyize, company ishinzwe kubikora yabaye ishyize dark mode feature ku bakoresha Facebook Lite app gusa, ariko ku bakoresha Facebook isanzweho ntago iyi mode cyangwa se iyi feature yari yageramo. Aha rero ku bakoresha Facebook Lite bafite uburyo bwo kuba bayenabolinga cyangwa se byo kwemeza iyi dark mode, ndetse n'uburyo bwo kuba bayikuramo. Bivuze ngo ni amahitamo n'ayawe, ushobora gushyiramo dark mode cyangwa se ukayikuraho igihe cyose ubishakiye. Akanya rero tugiye kubereka uburyo bikorwa noneho. Ikintu cya mbere rero uzakora kugira ngo ushyiremo iyi Facebook dark mode, mbere na mbere banza udownloadinge version nshyashya ya Facebook Lite app. Iyi ni application ya Facebook yitwa Facebook Lite, yi-downloading muri telefone yawe. Niba usanzwe uyifitemo kora update. Uko bikorwa update nta kundi, urayifungura. Niba usanzwe uyifitemo, reba mu nguni yo hejuru iburyo hari ahantu hari uturongo duto dutambitse, ukoreho right ubona ahantu handitse update, ubundi updating. Numara ku updatinga cyangwa se ku-downloadinga, numara ku-downloadinga icyo uzakurikizaho kora login ushyizemo username ndetse na password ukoresha. Nubirangiza uzajya muri settings, ubwo ni kuri twa turongo dutatu turi hejuru iburyo. Numara kujya muri settings cyangwa se muri menu, uzazamuka ureba ahantu handitse dark mode option. Handitse dark mode, ubwo ni option ya dark mode. Numara kuhagera uzareba akantu kari iruhande rw'ayo magambo ugakoreho. Nugakoraho rimwe uzabona ko ukoze icyo bita turn on cyangwa se kwemezamo dark mode. Numara kuyemezamo, Facebook izahita iza mu ibara ry'umukara. Nongera kugakoraho uzaba ukoze icyo bita turn off. Muri make Facebook izahita igaruka muri ya mode isanzwe itari dark mode. Nkuko twabivuze haruguru rero, ushobora kuyishyiramo cyangwa se ukanayikuramo igihe cyose ubishakiye. Muri make kubikora ni ubushake, ushobora kuyishyiramo igihe ubishakiye ukongera ukayikuramo. Turasoza rero n'ubundi tubashimira mwese mwabashije gukurikirana cyangwa se musanzwe munakurikirana ibiganiro byacu, tubasaba gukora subscribe kuri channel yacu ariyo Staro Technology, ubundi mukanabisangiza abandi mukora share. Ni inkunga ikomeye. Nawe utaha.